Ndagusuhuje neza kandi nguhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abantu bose bumva ururimi mba ndi kuvuga. Warakoze kudushyigikira ugakora subscribe ku murongo wacu kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho. Hanyuma nawe reka nkwinginge ngusabe, bibaye byiza wadushyigikira ugakora subscribe kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byacu ku gihe. Imana iguhe umugisha. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk, ni ikiganiro tuganira twuzuzanya, twubaka ubwami bw'Imana, duhugurana muri uru rugendo kugira ngo tuzabashe kugera i Siyoni turi amahoro, ubwo umwami wacu Yesu Kristo azatwishyira natuboneho umugayo. Nkoze ikiganiro muri ubu buryo nk'ibisanzwe. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mushiki wanjye Nyirahirwa Jeannette. Twari tumaze iminsi tudakorana ibiganiro bitewe n'impamvu z'ubuzima n'imibereho, ariko mfashe umwanzuro ngo tuganire. Ni topic nziza tugiye kuganiraho, topic igira iti ese abantu benshi bajya bamenya gutandukanya ibihe abizera cyangwa se n'abera babamo bigiye bitandukanye, ni urugero ibihe by'ubutungane, ibihe by'ubuntu n'ibihe by'amategeko, ndetse turi hafi no kwinjira no mu bihe by'ingoma y'umwami Yesu y'imyaka 1000. Abantu rero kubitandukanya n'ubuzima bwabyo biragoye. Bamwe uyu munsi baracyahuza ibihe by'amategeko n'ibihe by'ubuntu. Ubuzima bw'abantu babaga mu bihe by'amategeko ndetse n'ibihe by'ubuntu. Kadufate nk'urugero rwa hafi, iyo bavuze ubutambyi babwitiranya ubutambyi bwo mu gihe cy'ubuntu n'ubutambyi bwo mu gihe cy'amategeko. Rero naha tugiye kuganirira, reka nkurarikire kuza gukurikira iki kiganiro witonze, uraza kumenyamo byinshi, uhishurirwemo byinshi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Turaza kuvuga ku bepiskopi, turebe umurimo w'abepiskopi, turebe n'ubutambyi, turebe umurimo w'ubutambyi, tunavuge no ku gitambo cya Yesu Kristo, igitambo kimwe cyashimwe rizima, kikaba kitubera igitambo cy'iteka ryose kitwinjiza mu bwami bw'Imana. Turaza kumenya ndetse ninde werejwe gutambira abandi, ese bibaho, bigenda gute? Naho nguhaye ikaze. Wiriwe neza, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ariko reka mwanze ubwire ko mbeshyi. Yego. Impamvu ngo tutagikorana ikiganiro ngo ni impamvu z'ubuzima. Use ni ubuhe buzima njye nawe tumaze iminsi dusamo ku buryo tutakora ibiganiro. Ahubwo yego, ni igihe kitari cyakageze. Ijambo ry'Imana avuga ngo hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. yego. Imana itaguhaye ibyo uvuga wavuga gute? Njye ubwo nyine Imana yabonaga nta byo kuvuga mfite muri iyi minsi, cyangwa se ahubwo yarabimpaye igihe wenda n'imbwira. Yego, bivuze mu buryo bw'umuntu, hari ukuntu umuntu avuga ikintu ariko atari uko wenda kivuze anangere y'uko ubyumvishijemo. Twaba dushyizemo urwitwazo ko hari ibintu tugeramo tutemerewe kuvuga ubutumwa bwiza, aho buriya byanakundaga njyewe, Imana imbabarire ko nariniye ubutumwa bwayo cyangwa se itabumpaye, ariko nta bihe ubundi tutakabuzemo ubutumwa bwiza, cyane ko ubu biracyoroshye, ntabwo babidufungira, ntabwo babitubuza. Akenshi dukora kuri telefone kandi nawe igihe akenshi turavugana. Yego, nguhaye ikaze. Ntacyo, reka tubisegure gutyo nk'aho tutabuze umwanya, ahubwo dushobora kuba twaragandiye umuremyi, kadukoresha iryo jambo. Yego. Hanyuma rero nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Abasuhuje hari hashize igihe. Inshuti zacu n'abakunzi bacu, reka tubabwire ngo Yesu nashimwe, batashye rwose bahintaye. Ndabasuhuje, umwami Imana bishimire, abaho umugisha, abakurize mu buntu bwe. Yego, murakoze cyane. ndashaka ko twinjira mu kiganiro cyacu nk'uko nari nkoze introduction. Abantu barabizi ko umuntu agizwe n'aho yavuye, akamo ke, akaba agizwe n'imitekerereze ye ndetse n'igihe. Ni byinshi rero, ndashaka ngo tuganire, tujye ibwina, dufashe bagenzi bacu natwe twifasha, umwuka wera aze kubana natwe, ariko manza dushyire imbere y'Imana kugira ngo twuzuze ijambo ryayo nk'uko birivuga ngo babiri cyangwa batatu iyo bahuye, ikibahuje ari ukuzamura ubwami bw'Imana cyangwa se kubaha Imana, ngo iri mu ijuru iramanuka ikabana nabo. Reka umaze dushyire imbere y'Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana nziza, ngushimiye ko udukunda, tugushimiye ku bw'iki kiganiro. Ni ukuri utahaye umuntu ikintu avuga ntabwo yabasha kwihandagaza ngo agire icyo avuga, kuko ndabyibuka hari igihe wigeze gutuma abantu babiri, ariko wari wahamagaye Mose, nuko nawe aravuga ngo ntabwo nabasha kuvuga, afite ndagendana na Aroni, ariko wemera guhagararana nabo. Aravuga ati ese ko njye ntazi kuvuga nzavuga iki? Uramubwira ati weho Mose nkugize nk'Imana kuri Farawo, kandi nawe Aroni nkugize nk'umuntu
n'umuhanuzi uravuga kandi ibyo muzajya muvuga ndajya mbibaha bivuze ko nta muntu ushobora kwihandagaza ngo agire ibyo avuga atari we wabimuhaye kandi ijambo ry'Imana ritubwira uburyo waje guhamagara umukozi wawe Yeremiya yamara kukubwira uburyo ari umwana ukavuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo wamushyize ibyo avuga mu kanwa kandi ijambo ry'Imana akatubwira ngo nukuri wishimwa mu bigaho akanwa kawe kagahinduka nk'ak'Uwiteka tugushimira ko twemereye kuvuga tugushimiye umurimo w'icyubahiro uduhaye icyubahiro n'ikibi cyawe bana natwe twese ubare n'abera bose bagiye kudukurikira kandi abagiye kutwumva nabo batari bamwe mu kumva batari abakristo ni ukuri ahangaha haba uburyo bwiza bwo kuroba urushundura tukabasha kuroba abantu kuko niko abwiye Petero ati wari umurobyi w'amafi ariko none ugize umurobyi w'abantu tugenze kugira ngo bose ndetse na byose turi bukore biguheshe icyubahiro kandi baguheshe icyubahiro natwe ubwacu nuko tuze nizeye mu izina rya Yesu amen amen amen. Bibiliya ijambo ry'Imana umwuka wayandikishije warihumetse washimye kuriha ibice bibiri by'amasezerano, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mu isezerano rya kera harimo abantu bari barerejwe gukora umurimo w'Imana nk'uko uvuze ba Mose ba Gideyoni, Imana yabwiraga ngo nimugende uko imbaraga zanyu zingana, ba Samusoni bakaba Abanaziri, ba Aburahamu na ba Dawidi, ba Eliya. Bamwe bakoraga umurimo w'ubutambyi abandi bagakora umurimo w'ubuhanuzi. Hari imirimo myinshi bagiye bakora nk'igicucu cy'isezerano rya kera byashushanyaga igisezerano rishya nk'umwami Yesu uzaza kubana n'abantu. Hanyuma no mu isezerano rishya harimo abantu bagiye bakora umurimo kandi umurimo werejwe umurimo w'Imana. Bibiliya itanga urugero nk'umurongo Pawulo yandikishije avuga ngo bamwe yabahaye kuba abahanuzi, abandi baha kuba intumwa, abandi baha kuba abashumba, kandi abo bose bahamagawe nk'abantu berejwe gukora umurimo w'Imana. Ntanga urugero nka Yohana umubatiza, Yesu yamutanzeho urugero avuga ngo mu babyawe n'abagore nta muntu umuruta, ariko mu bwami bw'Imana umwana mutoya aramuruta. Bivuze ngo hari abantu bahamagariwe gukora icyo twita umurimo w'Imana. Imana yasobanura umurimo wayo ikavuga ngo ni ukwizera uwo yatumye. Ndagira ngo duhuze rero aba bantu bo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, abitwa abepiskopi bo mu isezerano rishya n'abitwa abatambyi bo mu isezerano rya kera. Kuki icyitwa amadini? Ubwo ndi kuvuga ko habaho idini hakabaho n'itorero rya Yesu Kristo, ariko hakabamo abantu bari intersection cyangwa se abantu bahuriyemo hagati. Umuntu arakubwira ngo ndi umukristu mu kanya, ariko wareba imirimo ari gukora ukabona ni umunyedini. Donc turahuza gute iyi mirimo n'izi nshingano zombi? hari ukuntu abantu baba muri institution runaka wenda tutavuga ngo ni idini, baba mu idini bakababara bashaka kuvuga ko tuvuga amatorero kandi njye ntahita amatorero, ukumva ngo tukavuga ngo turi abashumba, ngo bana abakristo, ngo bana abaririmbyi. Ibyo byumva iyo bagiye kwakira abantu, abapasitori bahaguruke bagahaguruka, abaririmbyi bahaguruke bagahaguruka, ariko n'abakristo bahaguruka ukibaza bariya bo ntabwo ari abakristo. Nicyo kibazo gihari. Impamvu okay, byiza dukoresha institution cyangwa se association cyangwa se groupe y'abantu runaka bitwa abakristo, imiryango voilà. Tukomeye tuvuze idini bababara bakabita abanyedini kandi bita abitorero, kandi nyamara mu by'ukuri turaza kubibona nubwo Bibiliya yanditse mu bice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya, ariko Imana ikorera mu buryo butatu. Sinzi niba uri kubyumva. Nubwo biri mu bice bibiri ariko ivugamo Imana mu buryo butatu. Ibanza kutubwira Imana nka data, ariko igitangiye biri kivuga iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, sibyo? Kandi uwo jambo yabanye n'Imana, ariko akaza kutubwira akaza ngo tureme, ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu umwe wavugaga, ntabwo ari ijambo wavugaga, ahubwo ni ukuvuga ngo ni benshi. Hari abantu batekereza ko Imana ivuga ngo tureme yabwiraga Imana n'abamarayika. Oya, nta mumarayika waremye, ahubwo iriya tureme umuntu ase natwe ni Imana data, Imana mana, Imana mwuka wera. Sibyo? Bigaragara ko mu isezerano rya kera Imana yari mu butatu bwayo, kandi ikarema ijambo ryayo ariyo Kristo, akaba ari we urema nyine, akavuga ijambo agakora, noneho ngirangije kumurema ngimuhumekeramo umwuka, ni ukuvuga ngo umwuka nawe yari ahari. Amen. Rero Bibiliya itwereka ibice bitatu Imana yakoze. Imana yakoze nka data cyane mu isezerano rya kera, ibintu byakeneraga ko Imana mwana iza, Yesu akiyerekana mu bamarayika, Yesu akiyerekanira urabyibuka Aburahamu atanga igitambo, sibyo? Na Melisedeki Yesu akiyerekanira mu mwana w'intama, urabyibuka
nanone aburahamu agiye kwica isaka, yesu akaza akigaragaza, ariko akaza ameze nk'iki, akaza oya no mu isezerano rya kera dufite amaverise bibilike yerekana ko imana yajyaga yishura mu buryo bwa marayika, ariko ngo marayika wayo uriya rero yari yesu. Kandi umwuka w'imana reka tubwira ngo umwuka w'imana ahagarara kuri runaka, ngo ukagenda ukajya kuri uyu, imana ikawumukura ikagenda ahandi. Umwuka w'imana nawo wagiraga gute mu isezerano rya kera turawubona, ariko cyane akenshi tubona imana data mu isezerano rya kera, ahubwo tukabona imana isezeranya kuzagira gute, kuzatanga umwana wayo ariwe Kristo mu isezerano rishya, kandi ikanatanga isezerano muri Yesaya kuzatanga iki, umwuka wayo wera, igatanga isezerano. Rero muri biriya tubonamo imana data manifestation cyangwa se gukora kwayo, imana mwana igihe Kristo yazaga nk'umubiri, kuko Emmanuel bivuze imana mu bantu, ndetse na mwuka wera igihe mwuka wera yamanutse abantu kuri Pentecote. Niyo mpamvu iyo umuntu yabashaga guhishurirwa umwana akiri mu isezerano rya kera, nk'uko ba Yesaya babihishuriwe, yabaga ari umuhanuzi mukuru, yabaga ari umuntu ukomeye, nk'uko wa mwami wabonye Daniel bamutayemo hariya akabona iki Nebukadinezari mu itano ry'umuriro yaravuze ngo mbonye ubundi usa nk'umwana w'intama. babaga ari abantu bakomeye, cyangwa se umuntu akabasha guhishurirwa ubuhanuzi bwa mwuka wera, nka cya gihe Petero avuga ati uri Kristo, akavuga ati ibyo ntabwo ari umuntu ubikubwiye, ahubwo ni umwuka wera ugize gute ibikubwiye. Rero byabaga ari ibintu bidasanzwe, byabaga ari ikise gute, ni nk'uko abantu barengaga ibihe bakabona bakageza no mu gihe cy'ikinyejana nk'ubu ngubu turimo gutya, nka kuno ba Yesaya bagiye babona ibi bihe byacu na ba Pawulo, kandi hashize imyaka n'imyaka. uko rero niko byabaga ari ibintu bikaze bikomeye, igihe hishurirwa ntabwo imana yarihaga abantu bose. Ariko uribuka, reka mubwire, uribuka ko imana babaza Yakobo ngo ufite imyaka ingahe, ngo imyaka yawe ni ingahe, igihe Yakobo yari amaze kugera muri Egiputa, yaravuze ngo imyaka y'uruzerero rwanjye. sinzi twize kubivugaho. ni ukuvuga ngo imyaka y'uruzerero, kiriya gihe Kristo yari ataraza, abantu barazereraga, kuko ngo umuntu atazi inzira arazerera, kandi ijambo riratubwira ngo hazabaho inzira nyabagendwa, niko Yesaya yavuze ngo iyo nzira izaba iyo kwera. Iyo nzira yari itaraza, barayihanuraga gusa, abantu bose ngo bararorongotanaga, bari batarabona inzira. ari naho mpamvu muri Isiraheli ijambo riratubwira ngo Imana yabacisha inzira y'ibizigu, ngo kugira ngo itabacisha inzira ya bugufi ngo bakazasubirayo, ariko ngo ibacisha inzira y'ibizigu ngo bagenda. ni ukuvuga ngo kigiye barazengurukaga inzira iri pasituro, cyangwa se akayira ka bugufi kari kataraboneka, ariko Kristo, sibyo? Rero igihe twebwe rero niko twebwe twagize gute, twaje kubona inzira, kuko twebwe muri iki gihe Yesu Kristo niwe nzira. yarabikonfirmye avuga ati ya nzira Yesu yavuze ati hazaba inzira nyabagendwa, yarabonetse ari ngewe, nta muntu ujya kwa Data atamujyanye. Hari umuvandimwe uvuze ngo yagize yishyurirwa, ntabwo mvuze ngo ndamugize, ariko ngo yagize yishyurirwa, ngabona ngo hari abantu bazajya mu bwami bw'Imana ngo batajyanywe na Kristo, ngo kubera ngo banze ngo kwakira ikinyoma. Ntabwo ibyo bintu ngewe mbyemera, kubera ko ngiye ko nta muntu n'umwe uzajya kwa Data atajyanywe na Kristo muri iki gihe turimo tuza kugeraho. ari nayo mpamvu bavuze ngo Yohana mu babyawe n'umugore cyangwa se n'umugabo, nta muntu n'umwe umuruta mu gihe cya kera, ariko muri iki gihe cy'ubuntu umwana muto mu bwami aramuruta. umwana wande w'Imana, twe turi abana b'Imana, turaruta Yohana. kuko kiragiye Yohana bari abagaragu, bari abakozi, sibyo? bagendaga mu nzira y'ibizigo, bagendaga mu nzira itari nyabagendwa, barayobagurikaga, bagiraga uruzerero, uri kubyumva? ntabwo bo bari abana, bahindutse abana igihe Kristo yazaga. urabizi ko amaze gupfa yagiye kuzimu akarwana na Satani akabohora abera, kiragiye nabo yabengeje mu isezerano. ariko twebwe ubu turapasinga turu, ntabwo tujya tuzenguruka ko iya nzira y'ibizigo, dupasinga turu, duca muri Kristo tukaba turahageze. rero ntabwo nizera ko muri iki gihe hari umuntu wajya guca muri ya nzira y'ibizigo, ubwo ndi kugira ngo ninjire ngo ace muri bya bintu by'amategeko, ace muri bya bintu by'ibitambo by'inka n'intungura n'ibimasa. nta muntu wabicamo muri iki gihe, ntabwo bibaho. kandi icyo wita cy'ikinyoma ni iki? ko Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. uwemeye Kristo yemeye ukuri, Kristo niwe kuri kwenyine. keretse n'uwo muntu ikinyoma yanze ari icyo guhakana Kristo. naho umuntu wese wemeye Kristo yemeye ukuri. nta kundi kuri, yaba kwa politike, yaba ukuri ku bindi bintu ntazi, ukuri tuzi ni Kristo.
isezerano rya kera imana niyo mpamvu ubona imana hari umuntu utekereza ko umwana imana yari ihereza abagore kubabwira ngo guhaye umwana w'umuhungu ujya ubibona. Hari umuntu usenga isezerano rya kera imana yahaye umwana w'umukobwa wigeze ubona? nawe mbwira ngo ni uyu. Hari umuntu uzi imana yabwiye isezerano ry'umwana yarangiza ikamuha umukobwa? wapi? Kubera iki? ni uko imana ivangura abahungu n'abakobwa, kandi abakobwa nabo yari bizi ko hari abakobwa bakoze imirimo ikomeye, ba Debora, ba Rusi, sibyo? Ahubwo nuko kiriya gihe imana data yakoraga mu buryo, urumva data ni papa, sibyo? Imana yari itaraza ngo ikore mu buryo yesaze no mu buryo bw'umwuka, ni ukuvuga yakoraga mu buryo bw'umubiri. Urubye yari yatanze isezerano yarihaye Eva, ivuga ati mu rubyaro rwawe, avuga Eva, yego weho Eva akimara gucumura, mu rubyaro rwawe hazabamo umwana azamenagura umutwe iyi nzoka. Ni ukuvuga ngo imana niyo igira isezerano yarwanaga naryo yuko mu rubyaro rw'umugore hagomba kubamo umuntu uzamenagura inzoka umutwe, kandi uwo mwana mu rubyaro ugomba kumumenagura ni Kristo yavugaga, yari umuhungu. Kandi urizi ko abagabo nibo batangaje neza abana bazavuka. Yari kuva gute mu mugore kandi umugore atabyara? Tubize ko mu bagore tugira gene chromosome y'abagore y'abahungu. Yego mugira XX rero ntabwo yari gutanga isezerano ngo habe umukobwa, ko imana bakwisezerano yabaga iri guprojeta kuri Kristo. Rero iyo haza kuvuka umukobwa, ubwo umupapa ari kumubyara ntabwo yari kuzabyara projection ya Yesu. Aho rero mu isezerano rya kera, kuko imana yasa nkaho iri gukora nka data, Yesu ari gukora mu gicucucucu na Mwuka ari gukora mu gicucucucu, ni ukuvuga ngo imana ntabwo yari yakabibumbiyemo. Ariko tubyibuke, imana yari yaremye umuntu usa n'imana. Niyo mpamvu umuntu akoze mu butatu, umuntu nk'umubiri, umuntu nka soul, umuntu nk'umwuka. Ariko nubwo uwo muntu yaracumuye, hari afite ubusenga butuma uwo muntu atashobora kuba nk'uko imana imeze, kuko ntabwo aracungurwa, afite ubusembwa. Niyo mpamvu rero mu ijambo rya kera tubona abantu barakoraga imirimo itandukanye, kandi yose bikorwa mu nzu y'Uwiteka. Turaza kuza kubibona icyo gihe inzu y'Imana yari ahantu wenda babanje kujya bayisengera mu ihema, abandi ku misozi. Urabizi ko Yakobo bayisengera ku misozi, bagashinga ibuye bakagira gute. Ariko n'Imana bagiye kuyubakira, kandi ubyuka ko uriya mushinga wo kubaka inzu y'Imana ntabwo Imana yigeze ubundi ari igitekerezo cy'Imana, igitekerezo cya Dawidi. We yarebye ukuntu Imana imutuje ahantu heza, arabyitegereza aravuga ati ambo ngewe mba mu nzu nziza, Imana ikomeze kuba mu mahema. Ati hoya reka nubakire Imana inzu. Imana iramubwira ati ubimenye ngewe nta nzu wanyubakira ntabasha gukwirwamo, ariko ubwo ubyemeye weho ntabwo wanyubakira inzu, kuko ibiganza byawe byuzuyemo amaraso. Icyakora umwana wawe azanyubaka. Bivuze ngo ntabwo Imana izi nzu twita ngo inzu abantu bahuriramo, ntabwo ubundi yari idea y'Imana. Kubera ko Imana ari izi ko izubaka urusengero rwayo ari rwo mibiri yacu, urusengero rwa Mwuka Wera. Icyo gihe rero inzu y'Imana yabasha kujya n'icyo bita abatambyi kwabo, abahanuzi kwabo, n'abami. Bo bari abantu bose. Umuhanuzi mu isezerano rya kera ahagarariye Mwuka Wera, kuko yari akanwa k'Uwiteka yavugaga, yabamenyeshaga abantu iby'Imana yifuza. Umutambyi ahagarariye Kristo mu isezerano rya kera. Yego. Umwami ahagarariye Imana. Buri wese yakoraga inshingano ze. Nubwo hari abantu babandi bari muri projection, urabizi ko Yesu yavuze ngo mu gishyitsi cyande cya Yesaya, mu gishyitsi cya Yesaya havuyemo Dawidi, nzakura muri ibyo rwanya. Niyo mpamvu buriya Sawuli yagerageje gutamba ibitambo mu mwanya w'ubutambyi, Imana ikabimuziza ndetse ikamuca ku ngoma. Ariko Yesaya nako Dawidi we akarya ku byerejwe abatambyi. Sinzi niba ubyuka igihe yari ashonje bakamuha ku mitima yejejwe, ariko Imana ntagira ikimutwara, kuko muri Yesaya, mu gishyitsi cya Yesaya havuyemo Dawidi, kandi Dawidi ari gusemburiza Kristo. Ivo yari afitemo biriya bintu byose by'uwo Dawidi yari umuhanuzi, yari umwami, anarya no ku byejeje by'abatambyi, ntiyagira icyaha. bivuze ngo nabwo Dawidi yari yujuje noneho ibyo intare yo mu muryango we izaba yujuje, kuko yari ari mu isezerano. Dawidi yari ameze nkatwe uko tumeze uko, niho nshaka kugira ngo twinjire. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe rero umutambyi yari afite ibintu agomba gukora, ariko byari igicucu cya Kristo.
umuhanuzi yari afite ibintu agomba gukora ariko mu gicucu cya mwuka wera. Umwami yari afite ibintu agomba gukora mu gicucu cy'Imana. Ni ukuvuga ngo uwakoraga ibitari by'Imana yashakaga yahindukaga iki? Ngo Satani. Yego. Sibyo? Noneho Kristo amaze kuza, Imana itangaza ati nzaha umwana w'umuhungu. Kristo araza. Kristo amaze kuza yarikoraga byose we, kuko n'ubundi yari Imana, yari umwami, yari yifitemo umwuka wera, yari mwuka wera. Ariko kubera ko Kristo yari yambaye umubiri wakoze icyaha, yagomba kuzabanza kuvamo. Ugiye ko nka Mariya yigeze kumubwira ngo Yesu, aya mazi wayaduhindura ategeye mu kabwe kanyu, wabafashije. Yesu arambwira ati ariko se mubyeyi wanjye ntabwo igihe kiragera. Uri kumva? Kubera ko Yesu yarindiriye ko yubaha idini, yubahe b'abantu bose baba hari mu idini, abubahe, namara kububaha agiye kuhagera abone gukora ibitangaza, babibone. Ntabwo ashaka ko mu igihe kitaragera, mu gihe cyashyizweho, yerekana ko muri we harimo Imana Data, Imana Mwana na Imana Mwuka Wera. Igihe cyageze ryari rero, igihe yamubwira ngo mubyeyi ntabwo igihe kiragera. Nubwo Mariya yari abizi ko Imana bavuganye ari umwana w'Imana 100%, akamuhatiriza akabikora, ariko ntabwo Kristo ariko yabishaka. Kristo yashaka kubaha amategeko adaciye ku ruhande. Mu isano rya kera mu muco w'Abayisiraheli bavuga ko umuntu agomba gutangira umurimo w'Imana ku myaka 30. Nibwo umuntu yerezwaga kuba umutambyi, nyine kugira icyo avuga imbere y'Imana, kuba umuhanuzi, kugira gute. Niyo mpamvu buriya Yeremiya bamubajije ngo ngira ngo Imana akavuga ngo ndacyari umwana, ntabwo yari akagize ya myaka. Noneho Kristo amaze kubatizwa, ya myaka 30 igeze, buriya kubera ko kubatizwa n'igice cyabaye. Yohana yavugaga mu muryango w'abatambyi. Yego. Sinzi niba uri kubyumva. Biba mu muryango. Kandi ubwo ko Yohana yaje asimbura umuryango wari warakoze ibintu bibi kuko aba Eli, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni umuntu Imana yari yihitiyemo n'umutima wayo. Buriya Imana agiye ikora mu ijambo ry'icyo bita restoration, kugarura ibintu byangiritse. Iki gihe nakora igihe kinini bajye banyihanganira, amafite ibintu byinshi byo kuvuga. Ni ukuvuga ngo Imana ashatse kurestoringa Sawuli wasabwe n'abantu. Buriya Sawuli yasabwe n'abantu igihe kitaragera. Buriya yari Yohana. Imana ari kuzamutanga mu gihe cya Yohana, nibwo Imana ari kubaha umwami wabo. Uri kumva? Rero Imana ashatse kurestoringa ibyo Sawuli yangije, ibaha umuntu wujuje ibyo umwana w'umuntu akabaye kuba wujuje, ariko ugakiranuka muri byose, ari we nde? Yohana. Akimara kubatiza Yesu, igihe cyo gukora kigeze, Mwuka Wera avuga ati uyu noneho ni umwana wanjye. Ibya Yohana birarangiye, noneho igihe cyo gukora kwa Yesu kirageze. Yesu bati uyu ni umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mu mwumvire. Bivuze ngo mwikomeza kumvira Yohana, ahubwo mwumvire uyu mbahaye. Kandi n'Imana ubwayo yivugaga. Yesu arahari, ijwi ry'Imana baryumviye hejuru, aryo Data, intumwa imuguyeho, ariyo Mwuka Wera, ubututu bwera. Ni ukuvuga ngo Imana nayo itangiye gukora mu bututu bwayo bwera, sibyo? Yohana abizi ko yaje kugira igihe agapfa. Yashatse kuzana ibintu byo bitwa Yohana ari n'umuhanuzi, yari umutambyi ariko ari n'umuhanuzi. Ashatse kuzana ibintu byo guhanura, ajya kubwira Herode ngo yatwaye ngo umugore wa mwene nyina, baba baramwishe kuko igihe kitari cyarangiye cyo gukora. Yego. Dukomeje kwinjira mu isezerano rishya, Yesu nyine aza kuza arakora ibitangaza, aranahanura, akora bwa buryo uko ari butatu, aranayobora, agira autorité yo kuyobora. Utwo bamwitaga umwami, ndetse amaze no gupfa bagiye kumubamba, urabizi ko ntuza yanditseho akavuga Pilato ngo uyu ni umwami w'Abayuda, kandi akabyima ngo uri umwami w'Abayuda, ngo wakabimenya. Yabihakanye. Yesu yari umwami, Yesu yari umuhanuzi, yarahanuraga, Yesu yari umutambyi, sibyo? Kandi arangije ahinduka n'igitambo. Wa murimo bakoraga abatambyi, iyo baratambaga gusa bakiyeza bagatamba, ntabwo bari n'ibitambo ubwabo ngo bitange. Ariko Kristo ahinduka byose, ahinduka igitambo, nta nenge yari afite, atubabarira ibyaha. Ikintu cya mbere nakubwira, wibuka ko hari abantu b'abamisiyoneri, niko babyita, abantu bavuga ubutumwa bwiza. Bageze baza kuvuga ubutumwa bwiza muri Afurika, bakaduhereza isezerano rishya gusa. Abo bantu urabazi? Yego. Yamara kukubwiriza akaguhereza agapapuro nyine ngo akabibiri k'Abagidiyoni, akaguha isezerano rishya gusa. Bari abantu ngiye ndabakunda. Nanjye ndamutse ngiye muri misiyoloji niba ariko babyita, najyana bibiri isezerano rishya gusa. Kubera twebwe abanyamahanga, sinzi ikintu abanyamahanga bagiye gukora mu isezerano rya kera, rwose ntabwo ritureba roba. Ubu ikintu ridufasha kureba amateka k'ibyavuzwe byasohoye kandi bifite fact.
uri kubyumva ariko ntabwo ririya ridufasha kumenya ngo nitwe byabwiraga. ikindi ku bantu bazi gusoma icyo bita ijambo ry'umwuka mu kurihumeka sibyo, yego ibintu byo mu isezerano rya kera ni simbole uri kumva y'ubuzima bw'umukristu imana yifuzaga wagakwiye kuba ariho uyu munsi. yego nuko rero noneho Yesu amaze gupfa akanazuka, amaze gupfa yahindutse igitambo, ahinduka umutambyi, ahinduka umwami wacu. niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Abana b'Imana. Umwana afite papa. Reka twinjire mu batambyi wahoze umbwira. yego Twinjiye mu batambyi, kera umutambyi ikintu yakoraga yatangaga igitambo. Igitambo hari igihe cyabaga ari inka, cyabaga ari imfizi y'intama, cyabaga ari imfizi y'ihene. hari igihe nazo barazitambaga, niba nibeshye bambabarire, cyangwa se inuma y'intungura. icyo kintu cyabaga kigiye gupfa, babaga bagiye gutamba bagashyira ku muriro, cyabaga kigiye mu mwanya wa muntu wagombaga gupfa akoze icyaha. iyo umuntu yabaga akoze icyaha, igihano cy'icyaha ni urupfu. yego iyo waba ukoze icyaha, ikintu Imana agomba guhishanisha ni ugupfa. rero ko Imana ari inyembabazi, ishyiraho uburyo bwo kugira bw'ingwate. mbega niba ngiye nkoze icyaha nagombaga gupfa, niba inka ikaba ipfuye mu mwanya wanjye. umutambyi ni uwo murimo yakoraga, ni ukugenda bya bitambo akabitamba, cya kintu yishe kikaba gipfuye mu mwanya wa Janete, ngiye nkaba ndababariwe. abo mu isezerano rya kera b'Abayisiraheli byarebaga. noneho Kristo we yakoze uwo murimo. icya mbere iwe yarapfuye, baramwica sibyo, abagiye mu mwanya w'ibyaha, njyewe nari kuzapfa, aba arapfuye, urupfu njyewe nari gupfa. ubwo njye ngize gute? ndabohowe igihe cyose, kandi uwo murimo wararangiye. yego kuko kundi bavuga ngo iyi mirimo yararangiye, n'uwo murimo wararangiye. nta wundi muntu uzica ikintu ngo gipfe gikureho ibyaha by'abantu. Kristo ibyo ngibyo byo yabikoze. yego turi kubyumva se? ndi kubyumva. ni ukuvuga ngo nta mutambyi ukibaho. none se atambye atamba iki nyine? niyo mpamvu ijambo batubwira ngo turi abatambyi mu bwami, kuko ubu ngubu ntabwo tugitamba inka, ihene, intama, ahubwo dutamba imibiri yacu, kuko ariyo yuzuye ibyaha. tukayitambira Kristo. tugende step by step sibyo. yego uyu munsi uragira uti ni abatambyi bakiriho. none se muri ya mirimo wambwiye za mpano za Mwuka Wera, hari uwo ubutambyi bigeze bavuga? nawo cyavuze ngo bamwe abaha kuba abahanuzi, abigisha, hari ubwo bigeze ubona ngo bamwe baha kuba abatambyi. urumva impamvu nshaka ko tuganira ahantu ni ahantu abantu bagera abigishijwe na za institusiyo sibyo, bakaza kwensera umurimo w'ubutambyi mu isezerano rishya. ukumva n'umuntu avuze ngo ugende umutambyi wawe, ni ukubeshya. twese turi abatambyi mu bwami, kuko twatambiye imibiri yacu tuyiha Kristo. kujya ngo dutambe imibiri yacu, ariko ntabwo dutamba inka, ntabwo dutamba intama, nta nyamaswa ipfa ngo imire amaraso. reka twinjire. urumva icyo bita Yohana yaranditse aravuga ngo n'ubu bantikristo barakora, kandi ni benshi, kandi barakora mu bwiru sibyo bw'umunyabugome. katuganira sibyo. umuntu aratubwira ati ngende umutambyi, ashobora kubivuga atabizi. oya reka nyine ndagira ngo ahantu nshaka gusigura uhumve neza sibyo. ngewe ndi umutambyi, memu n'abandi w'abantu sibyo. twese imbanze ngira kujya mu twako, twese turi abatambyi mu bwami. Janete waneza amatwi, nk'ukuntu nawe naguteza amatwi kugira ngo tugendane step umve icyo nshaka kuvuga. yego umuntu abantu bamwereje ko ari umutambyi, nawe ubwe avuze ko ari umutambyi, ku buryo ashobora no kubona na Robert akora wa murimo witwa ng'uw'ubutambyi, akahita avuza induru akanakujyana kukurega mu nkiko sibyo. bakanakora deliverance. ariko subiza ko abantu bakora ngo deliverance ngo bakabakuraho ibyaha. yego naho nshaka kugera sibyo. noneho bamwe bagahita bensera icyo bita imirimo sibyo, yitwa ubutambyi bw'uyu munsi, ariko wajya mu butambyi bwa kera ukabubura. Kafata urugero rwa hafi. yego uyu munsi umuntu ukora akazi ko Bibiliya ivuga yuko Yesu yabaye igitambo kimwe kizima, mu kukubwira ko ari umutambyi akubwira ko noneho ibyo batamba biri au contraire n'iby'umutambyi wo mu isezerano rya kera. Kafata urugero rwa hafi. nubwo harimo n'ako ka deliverance bita deliverance,
ni ugusigiriza ryo kwereka abantu ko bafite ubushobozi bwo gukuraho abantu ibyaha. yego bari hagati y'abantu Noneho y'Imana n'abantu. hari n'abajya babinogereza neza akavuga ngo Yesu yakijije ibyaha ntiyakijije karande. yego hari Ariko n'abajya bavuga ngo ni spiritual ngo cover, ngo ni igitwikirizo kiba hagati y'abantu bashumye n'Imana, ndetse ni umbrella, ni umutaka uba hagati y'abantu bashumye. voilà. Reka bate Imana n'urugero ikabona rwacu kugira ngo mbere ubyumve neza. Noneho uyu munsi umutambyi ikintu akora ni ikihe? Hari icyo bita igaburo ryera, sibyo? yego Kabiri icyo bita isezerano ry'umuryango, sibyo? yego kubatiza, sibyo? yego gusengera abana, gushyinguza no gusengera abana, sibyo? Izo ni responsabilité zitwa iz'umutambyi. no gusura abakristo no kugira gute no kubafasha n'urugero ibyo bintu, sibyo? reka tugire kimwe tuvugaho muri make. Icya mbere wambwiye ngo gutanga igaburo ryera, sibyo? Ijambo ry'Imana rwose naguhaye imirimo ngo uze kunsomera, ariko ikibazo nidutuma biraza kuba byinshi, biraza gutinda kubera yuko urumva bwije turi gukora ikiganiro bwije abantu babimenye n'amasaha yacu. Ariko reka tubahe izo verise bibilike, sibyo? riri muri Luka, wenda cyese turisomye tukarikura ukwabyo, tugakora ibyo bice, tugakora ikiganiro kigaburo ryera ukwabyo, tukazakora n'ibyo bindi ukwabyo. Reka mu rwego rwo kugira ngo tunoze akazi neza, sibyo? Yego. Urumva iyi ni topic ngari twazana na version 2, sibyo? Abantu baze gufata Abakorino ba mbere, sibyo? 11:24 na 26, sibyo? Nibashaka bakora igice cya 11 cyose. Abakorino ba mbere verse ya 11 yose. Igice cya 11. Noneho abandi bafate Luka 22 umurongo wa 19. Nabo bashaka bahereye ku gice cyangwa se bahereye ku murongo wa 7 bagere kuri 23. Yego. Aho hose nibone ukuntu igabo icyambere kamubwira igabo rigera ukuntu n'itorero rya mbere barikoraga. Ntago ari nk'ibyo nta nubwo n'amadini akora. Yego. Icyambere aba bantu babaga bari bujye kwigaburo, barabandaga bakazana ibiryo byinshi. Nyine ko uzi ko bari barazanye ibintu byabo byose bakabizana ku rusengero, bamwe abandi ingo zikorera ku rusengero wenda bazanaga ibyo kurya, cyangwa se byabaga bihari no ku rusengero, kuko ijambo ry'Imana ryavugaga ngo mu nzu y'Imana hakaburemo ibyo kurya. Batekaga ibiryo nk'uko uteka umuceri n'ibirayi n'ifiriti n'ibyo byose ku munsi w'igaburo. Noneho abantu bakicara, Pawulo we ababwira uburyo igaburo rizajya rikorwa, ngo abantu ngo ntakajye utangira kurya mbere y'abandi, bajye barindirana. Ubwo baratekaga bakarura, ubundi bakarindirana bakayiba rimwe, kandi Pawulo akavuga ngo ntakagire ucurana, ngo ushaka guhaga ahagiriwe barye bahage. Barabanzaga bakarya nko kwitegura kuza kurya igaburo ry'umwami nyuma, uri kumva? Barangiza gusangira ibyo kurya by'umubiri, nyine ibishyimbo n'ibiki byose somaze ibyo baryaga muri kiriya gihe n'umutsima. Barangiza bagasengeraho icyo twakwita igaburo ryera ribibutsa urupfu rw'umwami. Ariko abantu babanje kugira gute? Kurya no kunywa, umva? Nta muntu ufite umururumba. Barangiza niyo mfura ngo mwiminire mwisuzume, urumva ko babaga bahaze, nta muntu ufite umururumba w'ibiryo. Yego. Ureke rino gaburo abantu baryaho nka saa sita amatara arangiye, abantu bose bashonje bashaka no kwirira. Akavuga ngo mwinire mwongere mwisuzume, ese nta muntu ufite ikintu cyo kumucira urubanza? Waba ugifite ugahazwa na bya bindi wariye mbere ukanyanyomba ukigendera, ariko waba wumva mu mutima wawe wera de nyine, kandi koko twarakwigishijwe nta n'ibyaha umuntu yakabaye kuba yirega byatuma atajya kwigabura, utari umunyabinyoma nyine ukajya kwigaburo ryera. Noneho bakarifata, urumva ko iyo abantu ari benshi hagomba kubonekamo discipline, hagomba kubonekamo umukuru muri bo. Ariko ijambo uzabaze Pawulo ababwira ngo azabasobanurire, ntabwo yavuze ngo umwepiskopi ari we ujya urisengera, oya, umukuru muri bo umuntu wubashye mukuru akarisengera, agasengera n'inkongoro, bakagabagabana bakibuka urupfu rw'umwami. Uko niko igaburo ryakoraga na Yesu Kristo, wenda niwe warigabanije ari gusangira n'abigishwa uko twabibonye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ariko ni uko Kristo arimo bibigisha arimo basezera. None reka nkubaze Roba, Kristo amaze kugenda, amaze gupfa akazuka, k'intumwa zatatanye buri wese ikagenda ukwayo, aho bageze aho ko Kristo atari kumwe nabo, ninde watanze igaburo?
none se ubundi abantu bakiriye ubutumwa bwiza aho intumwa nk'ubu ikaje ikakubwiriza iwawe ikigendera ndetse n'intumwa zahitaga zigenda amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza nk'amwe kwa Robert kuko tubona imiryango bagiye yakira ubutumwa abantu bakigendera, tubona kandi n'abantu bamenye ubutumwa nta n'umuntu wababwirije nko kwa Koronoriyo. Buriya kwa Koronoriyo ko bagiye bakababwiriza bakababatiza bose bwiza Petero akigendera, igihe bagiye kurya igaburo ry'umwami ninde bagiye bahamagara Petero ngo aze aribahe n'inshingano yari afite yari ahari se cyangwa ni rero ntabwo yari kuba hari bitewe na responsibilities. None se mbwira ninde muntu watanze igaburo? Iriya nkone y'umunyetiyopiya yabwirije ubutumwa bwiza yarangiza kumubatiza Filipo ikigendera ikajya mu gihugu cy'iwabo. Buriya yagiye gukenera igaburo agaruka mu Yerusalemu. Yego, noneho reka noneho ariho tuganira sibyo? Noneho rero ati ubwo wibeshye atari abantu bereje gutanga igaburo, icyo kintu ntabwo ari cyo. Ati kandi atwibeshye ukarikoraho, ati wapfa barwara, abantu basinzira, abantu bacika intege. Pawulo abamu nimwininire mwisuzume murebe ko ntabyo muri kwireka. Abantu babaga barakiye Yesu nabi, bari kumubeshya batamakiye nk'umwami n'umukiza. Tubwire ko umwami arakuyobora akagutegeka. Niba Kristo atari gutegeka ubuzima bwawe, niba Kristo atari we wagukijije ibyaha, ntabwo wemerewe kurya igaburo. Ariko ako kantu gasubiremo neza. Umwami arayobora, afite igihugu, aragucunga. Niba Kristo atari we uyobora ubuzima bwawe, uri umubeshyi. Niba Kristo atari we wakijije ibyaha byawe, nabwo uri umubeshyi, ntabwo wemerewe igaburo. Ariko niba Kristo ari we mwami wawe, ndetse n'igihe wavuye mu nzira ukanyonyomba ugashaka kwicisha mu bizigu, ukagaruka vuba ukirinda ukamusaba imbabazi rwose, kandi akaba ari we muntu wakijije ubuzima bwawe, akaba ari we muntu waguhaye agakiza, ni gute utarya igaburo ry'umwami? Ni gute utibuka uwo mwami wagukijije? Ese ubwo umuntu yagukiza ukamwibagirwa robo? Wari wenda gupfa umuntu yagukiza ukamwibagirwa? Ntabwo bibaho. Rero ibyo bintu uko twinjiye mu byo kuvuga mu by'intuza byo mu byo gusezeranya, urabizi ko mu ijambo ry'Imana ahantu hamwe tubona ubukwe busezeranywa n'abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ubukwe bwa Dote, aho abantu bagenda gusaba umukobwa mu rugo iwabo, ba Eliyezeri bagiye gusabira Isaka umugeni. Ijambo ry'Imana ritubwira ab'Imana zizanye Adamu na Eva, ariko nta hantu tubona rwose pasitori asezeranya cyangwa se umwepiskopi. Ikindi ibyo kuvuga ngo gushyinguza, ubundi cyane iyo umutambyi, ibyo abatambyi bavuga, yabonaga umuntu wapfuye akabona intumbi yarahumanaga. Kristo bajya kumushyingura, ntabwo Kristo yahageze, kandi niba mutambyi wari uriho muri kiriya gihe, ntabwo batubwira ko Yohana wamushyinguje. Hanyuma ikindi kintu cyakwivugira gitoya, mu isezerano rishya ryo turimo mu gihe cy'ubuntu, abantu bayobora amadini cyangwa se abantu bayobora abantu b'Imana babita abepiskopi cyangwa abashumba. None se roba, umushumba ni nyir'intama? Wapi? Umushumba se aragiriye umuntu? Umushumba ashobora kuyiha ubwatsi, ashobora kugira gute, ariko ntabwo yafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka iyi ntama tuyirye atayibajije shebuja, kanyijyane ku isoko. Hanyuma uwo muntu uragiye, uwo mushumba, hari uwitwa umwungeri ari we nyirazo, sibyo? ari we nyir'intama. Hari uwitwa nyirazo, uwo nyirazo rero nawe ufite ubushobozi bwo gutambamo, nyine wo gutamba kugira ngo arokore za ntama. Yatambye umwana we kugira ngo abere incungu za ntama. Biratandukanye rero, ntabwo rwose tugifite abatambyi, ahubwo wenda cyaba ari ikindi kiganiro kuko bwije. Biriya bintu ahubwo byavuye, yego, tubyize ko iyo bagiye kubikora rwose pe bajya banyanga. Abantu baranyanze bantera puresha, batuma nsiba ibiganiro byanjye kuri cyo nta kiganiro gisigayeho. Ariko reka nkubwire rugo, biriya bintu byaje bifite indi nkomoko. Ibyo nibyo bakumbuje kumva, kandi mbateye amatsiko makeya kuri bo. Abo bantu bizeza ko iyo bamaze gusengera umutsima cyangwa se ukarisitiya cyangwa se imikati bakoresha, ntabwo biba bikiri umukati usanzwe, nta nubwo uba ukiri na sembore cyangwa se ikimenyetso, ahubwo bo bizeza ko babaye umubiri wa Kristo. Kandi ntabwo ko twemera kuriya ni igishushanyo kitwibutsa, ni umuhango. Aha, voilà, ako kantu ko Mana ndumva nshaka ko tuzakora verisiyo ya kabiri, sibyo? Ibyo ngibyo Yesu yatanze ko ari icyo bita simbole, donc urwibutso.
abazanye rero naho amadini yagiye amakopera abapantekote bagakopera abaromani bazanye byo kuvuga ngo ni ni umubiri ngo ni umubiri wanjye ngo ni nayo mpamvu ngo batambiwe batanga ukarisitiya gusa bakavuga bati uyu karisitiya ntabwo twabaho n'inkongoro ngo munywe kuko nta nyama ibura amaraso ubu yizera ko iriya ukarisitiya yamaze kuba inyama rero nta nyama ibura amaraso si ngombwa ngo murye ukarisitiya munanywe kuri divayi no kubera ko nta nyama ibura amaraso abo bantu rero ntabwo dufite imyizerere imwe nubwo bajya bandakarira ahubwo byavuye kandi bishushanyije kandi hari iyindi migenzo ikorerwamo ibitambo aho abantu barya bakarya inyama z'abantu cyangwa se inyama z'ikindi kintu kirimo amaraso hanyuma bagiye babona amafilimi bajya babibonamo ariko ntabwo iyo mico bazanye bakayitera imana rwose ntabwo ariyo kandi koko iyo migenzo abo bayikorera bagatanga bakarya inyama zikirimo amaraso zikiri roho aho hantu nta wundi muntu wemerewe gukora uwo mugenzo uretse gusa umuntu wabyerejwe uri kuri degere runaka ntabwo waba ari gukinjira ngo nugera muri uwo muryango ngo ubewe ngo uhite ugenda ngo utambe ngo ubone ngo uzane inyama ngo kuri icyo gitambo batanze ngo ugaburire abantu urabizi ko no mu kinyarwanda bajyaga babikora tubizi iyo babaga bari kubandwa bajyaga bafata intama bakayica barangiza bagafata inyama bakabagabana abantu bakarya mbese tubizi ko n'amasaha nabo bagiye barya ibintu bibisi ariko muri abo bantu ntabwo ari umuntu wese wabikora ibyo rero nibyo bintu bazanye muri iyo bwiru bwabo bw'umwijima babikubita babyitira imana okay ndakeka wenda abari badukurikiye reka tubararikire kuzakora verisiyo ya kabiri noneho tukajya ibwina sibyo yego tugasobanurira abantu ariko se uyu munsi ko uhura n'umuntu akaba yataye ko Robert ibyo bintu mwa muri kuzana bizaba Kenya bizaba Hagama ibintu mwa muzana hano nubwo iryo jambo ariko ryanditse ariko ibi bintu mwihaye muzana ari noneho n'abandi baba bafite inyota n'inzara n'ihahara ry'ubushumba noneho babaga muri za institution donc bagasa nk'aho bakomeretsa nabo bakaba bati natwe nubwo badukomerekeje katubarwanye tuberekana ko ari babi ariko ari nk'umunyutuba umwe rwose we natwe reka iyi ona cyangwa se iki cyubahiro twakomerekeye hano hantu reka tujye kugishyira mu bikorwa ngenzi umuyutuba umwe akubita idini akabababaza abanyamadini akerekana ko ari babi ari abagome bahemukiye inama ariko basoza ugasanga we icyo yatandukanije nabo nuko yakoze ikimeze nk'idini riri online abandi bo bari offline rero ndumva abakompeta nyine barwanira abakiriya yes ndumva tuzinjira ibwina noneho umuntu bashyiraho iterabwoba ushobora kuba yifite umudamu n'umwana mu rugo ariko ijambo ryo navuga ngo ni ubwenge nzaguta kandi ubwenge ni ukubaha imana no kuba mu byaha ariko abantu bagize ubunebwe banga gusoma bibiliya banga kumva ibyanditswe barabasomera abateoroje bigishijwe n'abantuza n'abafrimaso n'abajesuite barabasomera kandi buri satani ni umugome satani yarebye asanga hari abagabo bamwe bavuze ngo turakwishe Yesu amaraso yawe tuzayabazwe n'abana bacu n'urubyaro rwacu azaduhamo satani aritegereza avuga ati aba bantu imana yavuze ko ari ubwoko bwayo ari abana b'imfura Isirayeli umwana w'imfura none kubera idini kubera ukuntu bakunze ibyubahiro n'ibintu biba mu idini n'imigenzo yabyo biyemeje kwica imana umwana w'imana kandi bafite iyishyurwa kuko n'ubuye ngo abafarisayo ntabwo babonye ko Yesu ari umwana w'imana barabibonye ahubwo biravuga ngo bafite amaso ariko ntibabone ariko banga kubyemera bakabona ibimenyetso Yesu yazuye abantu Yesu yagize gute ngo hari intebe ngo yari mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo barayiteguriye Mesiya sibyo ayibicaranamo babireba uri kumva arangije imyenda bayicikamo kabiri babibona ariko baranga baranangira. Turabashimiye ku bw'iki kiganiro mwumvishe ntabwo twagisoje neza ariko twafashe decision y'uko tuzakora version ya kabiri cyangwa se version ya kabiri noneho tukajya ibwina tukabisobanura neza. Imana muri bamugisha ibakomeze kandi mukomeze mugubwe neza. Reka tubararikire kuzakurikira part 2 naho buta shalom.